Amasomo yo kuwa gatandatu w'icyumweru cya kane cy'igisibo umwaka A. Turizihiza abatagatifu Clemencia cyangwa Clemence, Nicolas Fuluwe, Dorosera, Filimoni Dominini na Benedita Cambiago. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 11 umurongo wa 18 kugera kwa 20. Yeremiya abwira Uhoraho ati igihe umburiye nkabyumva niho natahuye imigambi mibi yabo. Jyewe nari nk'umwana w'intama utuje bajyanye mu ibagiro, sinari nzi ko bangiriye imigambi mibi, bagira bati nimucyo dutsinde igiti kigitoshye tugitsembe mu gihugu cy'abazima, izina rye ryo kuzongera kuvuga ukundi. Uhoraho mugabo w'ingabo, utegekana ubutabera, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo, nzareba uko uzabihimura, kuko ari we nashinze akarengane kanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 7. Uhoraho Mana yanjye ni we buhungiro bwanjye. Uhoraho Mana yanjye ni wowe buhungiro bwanjye, ntabara unkize abankurikirana bose, naho ubundi barampotora nk'intare bakantanyaguza ntawe ubatesheje. Uhoraho Mana yanjye ni we buhungiro bwanjye. Uhoraho urancira urubanza ukurikije ubutungane n'ubuziranenge bwanjye. Ubugome bw'abagizi ba nabi nibuhoshe, ukomeze ushyigikire intungane, kuko rero nzi ko akari mu mutima wo mu nda y'umuntu wowe Mana nyir'ubutabera ubukazi. Uhoraho Mana yanjye ni we buhungiro bwanjye. Ingabo inkingira n'Imana ubwayo, ari nayo mukiza w'abafite umutima utunganye. Imana ni umucamanza utabera, nzashimira Uhoraho ubutabera bwe, ndirimba izina ry'Uhoraho umusumba byose. Uhoraho Mana yanjye ni we buhungiro bwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Habwe ikuzo Nyagasani. Umutwe wa 7 umurongo wa 43. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu isengero ry'i Yerusalemu, benshi muri rubanda bumvise amagambo yavugaga bati uyu ni wa muhanuzi koko, abandi bati ni Kristo, abandi nabo bati Kristo azaturuka se mu Galileya. Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu aho Dawudi yavukiye. Ibyo bituma rubanda bicamwo ibice kubera we. Bamwe muri bo bashakaga kumufata, ariko ntihagire umukozaho n'urutoki. Nuko abagaragu bagaruka basanga abatware b'abaherezabitambo n'abafarisayi, barababaza bati ko mutamuzanye n'iki? Abagaragu barasubiza bati nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Abafarisayi bati se namwe mwashukitse? Hari n'umwe mu bategetsi cyangwa se mu bafarisayi wamwemeye? Si rubanda ruriya rutazi amategeko? Nibivume. Umwe muri bo Nikodemu wigeze gusanga Yezu mbere, arabwira ati harya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza atabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze? Baramusubiza bati si mbese nawe uri umunyagalileya? Uzashishoze uzasanga nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Nuko bose bari kubura barataha, umwe iwe undi iwe. Iyo ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Twumva isomo rya mbere, umuhanuzi Yeremiya neza avuga ibyamubayeho, ugasanga ni nk'aho ari Kristo ubwe uvugwa. Hari abahanuzi benshi mu isano rya kera, iyo twumvise ubuzima bwabo n'ibyabayeho, bagenuraga Kristo. Ngo nabwira Yosefu, urebye ukuntu Yosefu bene se bamujugunye bagira ngo apfe, ariko akaza kuba umutabazi mu gihe cy'inzara ikomeye. Yosefu yagenuraga Yezu, icyo bita prefiguration, gushushanya. Ntabwo mu gifaransa nibwo yenda byakumvikana, ariko yamugenera gusanga ubuzima bwabo bw'ukuntu bababaye bwaraje kuzurizwa muri Kristo, ko niwe wababaye mu by'ukuri kugira ngo aducungure. Na Yeremiya rero niko byamugendekeye. Yari mutoya agahanurira imbaga, ariko ntimwumve. Ati ntabwo nari nzi imigambi yabo, nari meze nk'igiti kigitoshye, nk'umwana w'intama bajyanye mu ibagiro, sinzi ko bangiriye imigambi mibi, ariko Uhoraho wamba hafi.
ibyo byo kuri Yeremiya nawe bishaka kukubaho, ni ukuri pe, bishaka kukubaho ugasanga abantu barajya inama yo kukurandura, yo kukwica, ariko Imana ikakurwanaho mu buryo bwayo. Ikituho kibi cyose ntabwo ari Imana yabigizemo uruhare, ariko ahubwo Imana ishaka ukuntu ikidukuramo ku buryo bwayo, kandi kenshi irabikora. Nubwo ari igihe turambirwa, ariko kenshi irabikora. Zaburi rero nawe ni ngo nitwiringire uhoraho niwe buhungiro bwacu, niwe uducira imanza zitarenganya, niwe ngabo idukingira. Naho twumvise Yesu bashaka kumufata, ariko tekereza gutangirwa hamwe n'abaje kukwica. Abagiye kumufata baramwumvise, baravuga ati nta muntu tugiye twumva avuga nk'uyu muntu. Mbega ubuhamya bwiza, jya ugira neza. Hari ibintu byagiye bibaho no mu Rwanda, bakohereza nk'umuntu bati genda wice kanaka, sinshaka kuvuga ibyabaye iwacu biragahomamunwa cyane ahandi, ariko bagenda ugasanga hari umuntu wohereje kujya gufata, basanga ni umuntu wamugiriye neza, aramureba ati uzi ko wari wanyujije kukwica, atinyura ahangaha ugende, rwose amaraso yawe ntiyambazwa n'ukuntu watugiriye neza. Jya ugira neza. Sinzi ko abapfuye ariko batagize neza, ko bari intungane benshi, ariko jya ugira neza, ineza urayikora ukayisanga imbere. Ngo baje gufata Yesu baravuga nta muntu tugiye twumva uvuga nk'uwo muntu. Nikodemo wakundaga Yesu. Nikodemo twumva 3 muri Bibiliya, ni wundi wamusanze rwihishwa akamusiganuza. Yohane 3. Ni uyu nguyu umuburaniye ati kuko amategeko yacu afata kwica umuntu nta mpamvu, kandi ni wa wundi wamwakiriye ku musaraba akimara gupfa atagira ubwoba, akaba yarafatanyije n'abashyinguye Yesu we na Yosefu wa Arimatiya. Nikodemo ni umuntu ugihanganye. Tumwisunge, buriya tuzi ko ari mu ijuru, nawe dutoze gukunda Yesu kugera ku ndunduro, mu byiza no mu bibi. Abizihiza abazina b'abatagatifu rero ba Clemence, ba Dorosera, bifurije umunsi mwiza. Nyagasani ngushimiye uyu muryango wampaye, ujye unkurikira. Mbasabiye umugisha utagabanyije. Nsabiye umugisha abana, nsabiye umugisha abasore n'inkumi, nsabiye umugisha ababyeyi, nsabiye umugisha abakuze, abakecuru bacu, abasaza bacu, dukesha byinshi. Uduhane umugisha uyu munsi, muri twe harimo abarwayi, muri twe harimo abashonje, muri twe harimo abihebye, ariko biringiye ubuvunyi bwawe Nyagasani, niwe biringiye. Kandi waratubwiye ngo nabaremye, wabwishe umutagatifu witwa Agusitini, Imana yaturemye tutari kumwe, ariko ntizadukiza tutari kumwe. Mu ntege nke zacu, mu burwayi, mu nzara, dufashe natwe ubwacu, tugire imbaraga zo gukora ubutaruhuka ngo tubashe kubivamo, maze imbaraga z'ubwitange bwacu ziha umugisha, tugere aho twifuza dufashijwe nawe, tubashwe n'abavandimwe bafite urukundo. Rambura ikiganza cy'abafite, baramburire abakene, babafungurire, maze isi ibe itagira inzara. Niwe twiringiye. Duha amahoro, duha amahoro muri Irani, duha amahoro muri Amerika, tanga amahoro muri Isirayeli, tanga amahoro muri Libani, tanga amahoro muri Ukraine mu Burusiya, tanga amahoro muri Kongo, tanga amahoro iwacu Nyagasani. Twise mu biganza byawe baturekura twagwa, mbasabiye umugisha rero utagabanyije. Mana Data na Mwana na Mutagatifu. Amina. Umunsi mwiza.